Senateri Tito, hari abakunze kurebera FPR, bakomeza kurebera FPR mu kuba ngo ubumwe bwarakomeje kuyibera ikibazo. Nk'ubu ejo bundi twari turimo gukurikira hashize ngira ngo nk'umwaka umwe simbaze neza, maze twumva honorable Bamporiki avuga ibintu byabaye nk'ibitangaza abantu, avuga ngo uko ajya ku kazi nuko ahora ngo yitaba kuri sekretariya ngo abanyamuryango ntibakundana. Yanabivuze Perezida Paul Kagame ari nawe perezida wa RPF, ngo abanyamuryango ntibakundana, ngo mu muryango wa RPF harimo icyo nakwita nka division. Icyo kintu cyarabatunguye cyangwa musanzwe mukizi kuba honorable Bamporiki? Hari cyaratunguye nyine, niba iyo bibonetse ku muntu umwe ntabwo yitira bose, nacyo kinatungura cyane. Niba wenda wowe abo mwakoranye barakomeje kugenda bakorega hirya no hino, ni wowe ariko ntabwo nkanjye ntabwo ugenda ndega hirya no hino, ntabwo n'abandi bagira nuko muramukada mukuru nuko bimuvugira ukundi. We yavuze ati ubundi rwose guhora nkora nkajya kuza kwisobanura ndumva atari byo, niwe ariko yavugaga we. Ubwo niwe n'abandi bakoranaga bagomba kuba baranababaje bati kuki mwahoraga mujye gukora ibi ngibi n'iki, ariko ni kuri we ni individu. Ibyo mwongeraho nibyo mwivugira. Nari impari yaravuze yuko yajya kwazi yarakiri muri no muri ntuza iriya hariya aho yakoraga mu itorero Rwanda hariza yaravuze muri rusange ngo abanyamuryango ntibakundana. Iki ntabwo yigeze kivuga, yavuze gusa we ko ajyaza harimo baza abo bakorana bakaza kumurega ntibahaguruke ngo baganire nawe basasa inzobe, ahubwo bakaza kubivuga kuri RPF bakamuhamagara akaza kwisobanura, niko yabivuze. Urumva ariko ni kuri we, ntabwo ari kuri bose, birumvikana. Kandi na RPF yarabikurikirana ngo ngabo babikora ku kimwe bikoze kimutumvikanye nawe. Yavuze abantu bamutega iyo mitego, niba RPF yarabikurikiranye. Yavuze aho yarakoraga icyo gihe, babaje abakoranaga nabo, biroroshye rero kubamenya. RPF nayo yariza abashe kubivuga. RPF muri iki gihe yavuze we ntawe. RPF muri iki gihe ifite abantu batandukanye, abari abanyamuryango bayo bari banakomeye. Aha ndavuga abashinze nk'ishyaka rya RNC, twabonye n'irindi ryavutse vuba ryitwa ARC, abo bakayumba Nyamwasa. Reka ndangize ikibazo hanyuma umuntu ashingiye nko kuri ibyo, nko kuba Bamporiki we yarabivuze, umuntu akaba yabaza ati umunyamuryango wa RPF yarabivuze kuko burya wenda mwemera nkuko bivuga nkuko rwose akabyerura akavuga ati aba rwose nk'abo baje ngo tubiganire bagacinya bakajya kuvuga. Rwose ngende naranabikunze ibyo kuba yarabivuze. Umuntu yakwibazamo ikibazo kigira kiti ese abavuye muri RPF bakagenda bagashinga, hari abo Rudasingwa ntigeze aba RPF. Bareka nkurangire buriya mwareka nkarangiza ikibazo. Seneta ndajya ndangiza ikibazo uko kutumvikana. Seneta honorable Bamporiki yavuze, ntabwo mukeka ko niba mubikurikirana ibyo byose murabikurikirana, ntabwo mukeka ko byaba biri ku ruhembe rw'imbere ku bantu bahunga RPF bagera hanze bakavuga bati imikorere mibi yayo tuyivuyemo bimeze bitya, ndetse bakanavuga bati iri shyaka rigizwe n'abahoze muri RPF. Icyo kintu mukivuga umaze kuvuga ngo baragiye, ndavuga ngo abahoze reka rero nkubaze bose kutabikora nka Bamporiki ngo babaze abo ngabo mbwira ngo bagiye ngo none ibyo bose kutabikora nka Bamporiki. Ubundi twe wenda we byari bimaze kumureba. ngira ngo aho byabaye bibi nabo bagiye kurusha wasigaye kuko ubundi yabarushije ubutwari avuga ikibazo cye. Ubwo se niba atari intwari kuki bagiye kuba intwari hanze?
kutaba intwari hano mu nzu ari naho mvuga nibo bagenda bakavuga ngo ni intwari kubita intwari hanze kutaza bakaba intwari hano ariko reka nkwerekeye muri RPF twebwe tugira icyo twita kwinenga guhaguruka ndetse abantu kunenga undi turiya ugakora ibi n'ibi ibyo twarabikora guhera na kera n'ubu ngubu gusasa inzobe tukavugisha inzobe ukuri buriya rero ntuza yashashe inzobe rwose ni nacyo gituma ngenda ndamushima kandi niwe mu ntuza wa RPF niko RPF ikora naho bagiye bafite izindi mpamvu ugenda bamamaze ndagenda nziguha mbwira abo bagiye ndagenda nziguha kubera ko tugomba no turimo kugenda tuvuga ku mirongo migari ariko turabazi jyaho nawe murakurikira ibitangazamakuru n'ibyo bivuga twumvise mutubwira ko akenshi abasirikare baba batari muri RPF ko bose baba bahari none se buriya Mitari ntiyari muri PL none se ntiyari mu basirikare bacu hari abasirikare bamwe bazaga bari no mu zindi parti urumva ntabwo ariko bariya batari muri nuri ariko bariya haba nyakwigendera Karegeya hari Kayumba Nyamwasa bose bakoreraga ku mirongo migari ya RPF mbere yuko bajya muri RPF ku mirongo migari ya RPF ariko ntibigeze bamambure ba RPF urumva hari ikintu tigeze kubumva hari igihe muri 90 rwose Kagame amaze kuza amaze kufatana twarongera turicara turavuga tuti reka tuzane n'abandi bose n'izindi groupe ziri hanze kuko icyo dushaka nazo icyo bashaka gukorera barakora kugira ngo ibintu byo mu Rwanda bihinduke ndetse nabo mu Rwanda bumva babyifuza bazi tujye hamwe niba shaka bagumana ibitekerezo bya ariko tugira icyo cyerekezo kimwe cyo kugira ngo haza buriya butegetsi bw'igituku buzaveho nacyo cyatumye batwohereza kujya tuganira n'amaparti ariya nka za PSD nkanjye nahoraga njya kuganira nabo bangango n'abagafaranga n'abandi bose urumva rero abari hanze rero nabo buriya nka Theogene yari muri Florinat yarafite parti yitwa Florinat Kayumba yakirwana ruguru ariko ntuze we yarikiri no mu intelligence muri Uganda ariko rero tukavuga tuti bose bazi dushyire ku murongo hamwe turwanire hamwe aba ni nako kuza abo mu zindi za parti iri imbere baza tukavuga ati ugume na wenda no muri parti yawe no shaka kurahira muri urahire nutanabishaka ukomeza ariko turwane intambara imwe nibo bamwe muri aho ngabo arabugenda umbwira mwibuka ko bati wenda batarayi nabandi ariko rero ubwo nubambwira ndagera nkubwira n'icyabatwaye nta nubwo batwawe n'ibyo natwawe n'ubujura Kayumba nabyo yanjye kwangwe se ubundi nkaba Kayumba n'abandi bakareya mwagiye mupfiki ubwo ndavugira abaturage batangiye kureba ishene batari bayizi babone bajya kuyireba ubwo ndimva uvugira abayireba abandi baturwanya deja ko ndabyo kuko iyi shene imaze amezi 2 gusa ntabwo abantu rero bari bayimenyere nk'ikiganiro n'ubwa mbere kibaye ntabwo ari uko mvugira bari nta nubwo tuzi ndavugira rero nene ari byo baze bagira ku ntuza mfata nka Kayumba we ajya no kugenda yaragiye afata amasambu y'abantu hirya no hino hari n'ibindi byagiye byibasinirwa mbivuga ugiye kubaza banabikwereka turamuhamagara y'amasambu y'abaturage wayatanze bucya yambuka ariko yari yaratangiye kera byarumvikanye hari n'ibindi yari yagiye akora mbere bajya kumukura mu gisirikare hari ibindi yari yagiye akora ubwo nushaka nabyo tuzabigira mu rugero fata urumva ko yagiye kuntu fata nka Theogene amafaranga muri ntuza muri presidence yagiye y'amasoko agenda atanga atariyo bakatwara amafaranga ubwo yagiye no mu rubanza yakoze urubanza yaranaburanye aranatsindwa aragenda bari ko bamweriga ibigaragara ibyo yagiye yiba ubwo Karegeya we bamukorana bamuri ubwa mbere no kujya kumukuraho nuko yakoranaga na ziriya leta zo hanze nkaho yakoreye u Rwanda atari ko wowe ko ari u Rwanda ari cyo bakoreraga kuki ufasha abantu bagenda barwanya u Rwanda nkuko
ndetse aranayifatirwa arafungwa hanyuma ararekurwa baramwihorera aragenda ubu siko ibyagiye ko byayi bibabaho fata nka Gahima burya bari bavuga ko we ni RPF yari naranu waranayo RPF we yari naranu mbere hanyuma na RPF ariko ko banke yagiye agafata amafaranga ari we wari ushinzwe kwirikida akayandika kuri nyina ubu ngo bamuri kandi bamubwiye avuga ati rwose mureke nje kwiga hanze ibintu bicuruke nzagaruke aragenda aba opose ubwo se uragira ngo bigenda ibyo ni ibintu bigaragara byande itagaragara utazasoma sindi bikubwira ariko ibyo nkubwira nibyo uzagenda ugasoma no mu nkiko n'ahandi icyo kibazo honorable twari tukibabajije kukirebana n'abakunda kunenga icyo bita ubumwe bukeya muri RPF ariko dukomeje gato kukirebana na ruswa nabyo mu kurwanya ruswa biri mu mirongo migari ya RPF yes ubu honorable mwebwe mubivugaho iki muri mu nteko ishinga amategeko nk'iyo mwumvise raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta bwana Obadia Biraro avuga amafaranga menshi agera muri za miliyari ku mwaka ati miliyari 8 ibyo bintu mubivugaho iki ntabwo mubona ko hashobora kuzabaho amakosa nk'ayo mwarwanyaga oya ntazaba kuko turimo tuyarwanya ngira ngo hari ubu nuko namwe mugeraho mukongera mugahindura bagira bityo ukabona abaministri benshi babirukanye babahagaritse ndetse bakwirukana n'abameya mugatanya mu tituru du Rwanda mu kabinenga n'ibindi ariko nibyo abo bajura bose bagenda bagira kiretse utaramenyekanye ese ko amafaranga agenda arushaho kuba menshi bimeze bite oya si ntabwo arushaho kuba menshi buriya nka auditeri ni nacyo gituma ubona bamwe wenda batwara buriya babatwara muri parike ukabona bagarutse buriya auditeri we ajya kureba end result ntareba procedures tuvuge ndaguha urugero rutoya buriya nkuko bavuga ati tugwaye umuhanda wo kubaka wenda base byumba baye amafaranga ngaya muri budget yawe ngiye ni miliyari 10 batugigire noneho uratangira mu kwa karindwi ariko mu myaka 2 zawe barangije ariko noneho wa muntu uza wenda yajya kureba yajya muri finance bagasanga ntayo bafite bayamuhaye mu kwa gatatu hashizeho amezi 7 auditeur general hazabaza ati no muri plan yawe byari biriye ende result ntabwo yagezeho ni kuki we kuko nicyareba ariko abandi bareba na implementation we bareba aho ibintu byagiye bipfira nacyo gituma bigera kwa procureur akabireba ati koko se uyu muntu niba yarereye mu kwa karindwi amafaranga ntayabone akayabona mu kwa kane yabizira bakamurikura akagaruka ubwanyu mu itorero ry'abanyamakuru mwaka wa 2017 mwaratubwiye muti hari abahungu rwose biba bakiba rwose ugasanga umuntu ahembwa 500,000 ariko atunze ibimodoka bikomeye cyane bigura za miliyoni 80 nyamara uwo muntu bikaba bigaragara ko yibye ariko bigasa nkaho niba ari kwa ombudsman bikurikirwa ariko ugasanga nta kintu birimo gutanga ibyo kuki biguma gutyo oya ntibiguma gutyo ahubwo vuga uti namwe abanyamakuru muransetsa ko ntuzi iyo barimo babirukana nibyo nakubwiraga bara aba executive n'abantu bashinzwe amafaranga hirukanga bangaye uzemo benshi cyane nonse birukanwa iki si ibyo se niyo difference cyera ntabwo bajyaga birukanwa ubu barirukanwa bihari ariko rero siko abajura ukugize kupanza umupango wo kurwanya abajura nabo niko bapanga umupango wo kukukwepa bahari ariko rero birarwanwa rwose ntuze cyane no muri RPF yarwana inama tujya mu RPF usanga ari byo tugenda turwanya tujya none uretse ibyo mu nteko baranahamagarwa hariya kuki ibi byagiye bibaho nibindi ugasanga bigenda birwanwa abonetsemo ndetse bakabwira ugasanga basaba wenda nka premier ministre cyangwa president nyamuneka aba bantu reka RIB ize kureba kubakurikirana intambara irahari nicyo gituma hari benshi bagenda bava mu no kwirwanya ariko rero uswa rero ni icyorezo iyo usanze yari yarinjiye muri mentality kugira ngo uzayirwanye ivire izi generation zacu ko zibanza zikava zari zarabayeho zumva ko
akizwa adakizwa n'umushahara, akizwa n'ibya rubanda n'ibindi. Urumva ibyo birashaka za generation nshya, ariko birarwanwa. Nta gihugu kinganya n'icyacu kwirukana aba bantuza bose bageze ku ntuza. Uzabirebe abatwinze za finance, ba executive, bandi bose bareba bagiye bashinzwe, ba meya buri gihe bagenda, ba ministre baragenda.